ndabasuhuje mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro byose binyuzwa hano kuri Niva Paula Vlog. Hari haciyeho igihe tutavugana na kirura kibi gitambuka hano kubera ku mpamvu runaka, ariko noneho twaje tuje hashize igihe tudahari, ariko ndizera yuko mwese mwagiye muryoherwa n'ibiganiro byagiye bitambuka hano, filme twagiye tubagezaho asobanuye, imeze urerekane twagiye dutambutsa. Ndizera ko mwese zabashimishije kandi abantu mwabyishimiye. Uyu munsi rero ndagusuhuje wabashije kugera kuri channel bwo bwa mbere, ntanagusaba kuba wakora subscribe kugira ngo ukomeze kunshyigikira, ujye ubasha kubona gahunda zanjye, stories zigiye zitandukanye. Ubu urabasha kuba watwandikira kuri email yacu, iba iri hasi hariya murayibona, udusaba icyo dushobora kuganiriraho, icyo dushobora kugukorera. Ushobora gukora ikiganiro kiri privé, nawe ushobora kutwandikira kuri email cyangwa se muri comment, ugashyiramo nimero yawe tukazaguhamagara, hanyuma tugakomeza kwishima. Hanyuma rero uyu munsi muri kwibaza noneho Niva nyuma y'igihe kinini atari kugira ikintu na kimwe atugezaho, hari haciyeho nk'amezi nk'abiri, amezi nk'abiri yaraciyeho rwose. ubu mutangiye kwibaza noneho hazanye iki? Ni bya bintu nyine, ni fire ni show ni show zihoraho. Uyu munsi rero hari haciyeho umwaka, mu kwezi kwa gatandatu kugera mu kwa karindwi nibwo nari negerekeje mu gihugu cy'i Burundi. Muri uyu mwaka rero navuze nti why not, kubera ikintu nshobora kujya hanze nyine y'igihugu cyanjye. Reka noneho uyu mwaka njye mu gihugu cyanjye, ngende ndebe uko ibintu bimeze, ko hanze haba hameze, uko hirya no hino mu gihugu hameze. Akaba niyo mpamvu nifuje kubasangiza urugendo nagize, urugendo nakoze muri ukwezi kwa karindwi turimo. Byari ku cyumweru, nibwo nahagurutse i Kigali ku isaha y'isaa 4 z'amanywa nerekeza i Nyamagabe. Nagezeyo nka saa 8 cyangwa saa 7 n'igice, ko Nyamagabe saa 8 zuzuye cyangwa saa 8:05 nibwo nageze Nyamagabe mu mujyi, kuri hotel ahantu nagombaga kujya kurira. Narahageze, hari nyine bari biteguye nyine ko hari urumva abantu mu mujyi ko byenda kose no hano muri hotel babahora biteguye abashyitsi baturutse mu mujyi wa Kigali, abaturutse hanze ya Kigali, ababo mu Rwanda se cyangwa hanze y'u Rwanda. So ngongera nari mvuye i Kigali nerekeza aho ngaho kuri hotel. Nasanze batetse neza, ibiryo byiza, mafata ibyo kurya, ariko ntabwo ariho nagombaga kuba muri iyo minsi namazeyo. Ntabwo nagombaga kuba aho Nyamagabe, nari ndi kuba ahantu bita Kitabi nyine, kuva mu mujyi wa Nyamagabe ugera Kitabi ni nka 30 minota 30. Twamaze kurya aho ngaho, hari abantu batandukanye, abazungu nyine, urahagera ukatubona kuko ni umujyi w'abakerarugendo, ni umujyi urimo abantu, mbese umujyi ushyushye. Maze kurya nibwo twerekeje Kitabi, aho nongeye nagombaga kurara. Twarahageze, ni ahantu heza ngira ngo muri kubibona. Navuze ati wow. Genda bama urufunguzo rwa chambre aho nagombaga kujya kurara, njya kudepozayo ibikoresho nari najyanye. Urumva umuntu agiye muri voyage, afite amavalize, afite ibintu byinshi yagiye agendana. Naragiye nyine depoza ibikoresho nari najyanye, ariko nari mfite gahunda yo kujya kuwinka. Rero ni abantu bahazi ubwo wese bahumba, ariko rero ku bantu batahazi ni muri Nyungwe imbere nyine. Nyungwe ahantu hari view, ahantu heza, hari ibidukikije byiza, ahantu ugera ukavuga ati mana yanjye noneho ndaruhutse mu mutwe wanjye. Naragiye rero kuva aho narindi ngera
kuwinka hari harimo nk'isaha wenda cyangwa se mbyibuka neza, kurumva iyo wishimye nta nubwo umenya ngo amasaha ari kugenda gute. Agezeyo rero hari process ya mbere, barabanza kwakira kuri gate, ukavuga icyo uje gukora, ukinjira, hanyuma ukageramo imbere. Rero hari reception, niho baba bari kwandika abantu baje n'icyo ugiye gukora, nimero y'irangamuntu, imyaka ufite, ibintu nk'ibyo nyine, kugira ngo bamenye abantu binjiye aho ngaho uwo munsi bangana gute. Ngira ngo murabizi ko iyo winjiye ahantu hashyashya muriyandika, hari ibitabo mwiyandikamo, ukavuga icyo uje gukora. Process yo kwiyandika yararangiye, hakurikiraho rero kureba ahantu ukuntu hameze. Narifotoje mfata amavideo kuko numvaga nashyushye mu buzima bwanjye, numvaga nashyushye kuko mu kwezi kwa karindwi njya mu Burundi hari hashyushye ku buryo ntago umuntu yabaga yambaye pe. Ndababwiza ukuri, ngira ngo ababonye video y'i Burundi nta kwambara, nta masengre, no kwambara iki nyine, urumva noneho bitandukanye no kwinjira muri Nyungwe. Ho harakonja nyine, hari klima nziza, umva ahantu hari ibidukikije, haba hameze neza. Ntabwo navuga ngo hari hakonje byo gukonja, bya bindi uvuga ngo noneho ngo ndi mu mbeho ngo ikomeye cyane, kumva nyine ahantu hadakonje ariko heza, hatana nyine gira ngo buri kubyuma. So aho rero ngo niho natangiye kugenda ndifotoza n'iki ngo muri ako kanya abandi bantu baba bari kuza bagenda biyandika. Ubwo rero bagategereza ko mwese murangiza kwiyandika, abagiye kuri canopy, abari bujye mu ishyamba, nyine biterwa naho buri muntu wese yaje ashaka kujya. So nge rero nari mfite amatsiko yo kujya no kureba kuri canopy, numva mfite amatsiko kuko n'ubwa mbere nari ngeze kuri canopy. So araza rero abagide bahita baza, barabahuriza hamwe nyine, buri wese bakamuhereza inkoni ko aba ari urugendo, hari ukumanuka hari ukuzamuka. Urumva ugomba kwitwaza inkoni kugira ngo uze kubasha kubona uburyo uhazamuka cyangwa se uhamanuka bitewe n'uburyo nyine hameze. So baraza bahita baduhereza uburyo haba hameze mu ishyamba. Buriya abantu batari babizi, inyamaswa iyo yumvisha urusaku rw'umuntu irahunga. So kugira ngo rero mugende neza mu ishyamba mumanuka muri Nyungwe hagati, bisaba ko nyine condition baguha ni ukutavuga, nyine ukaba ucecetse, kugira ngo bya byiza bitatse u Rwanda harimo za nyamaswa tuzibone. Kuko iyo muramutse musakuje cyangwa se bakumva urusaku rw'abantu, inyamaswa zikumva urusaku rw'abantu, zishobora guhungabana cyangwa se zikajya mu ishyamba mo imbere. So bisaba rero kugenda mutuje kugira ngo zigire ngo nta muntu umwe uri mu ishyamba, nazo zisanzure. So muri izo condition baraziguha. Hanyuma ikindi umva ni discipline. Niba ushaka kwiherera cyangwa se urashaka gukora petit besoin, barakubwira ngo umugide wawe uramubwira ko ukeneye gukora petit besoin, akagufasha. Niba bagufasha, ntabwo ari uvuga ngo reka noneho ngo gerageze ngo nkore ibi ngibi, oya, kuko wumva wenda wakubwiye cyangwa condition ziba zihari nyine ni discipline, ni ibintu bakubwira mbere ukaba ubizi neza, ugahagura kubizi. Niba ushaka kujya kihagarika, ubwira umugide wawe mwajyanye niwe ugufasha. Ikindi havuyeho urwo rusaku rwo kugenda musakuza, nta muntu wemerewe kugira ikintu na kimwe atamwishyamba. Tuvuge nda hari abantu bagenda mu ishyamba bari kunywa amazi, kuko amazi ni ingenzi. Ukuragenda ugatranspira, nababwiye ko haba hakonje, ariko nanone hari ahantu ugera uri kugenda ugatranspira ku buryo bisaba kuba ufite amazi yo kunywa. So aya mazi rero niba wayatwaye, bakubwira ngo niba udafite ahantu ho kubika ako gacupa, umugide wawe mwajyanye mumenyesha, umubwire ngo maze kunywa amazi, none nashyira hehe rino cupa cyangwa se ndishyire. Iyo udahafite urarimuhereza, ni uribika. Ntabwo byemewe ko mu ishyamba ujugunyamo nyine ibintu mu rwego rwo kunabungabunga ibidukikije. Bisaba ko
ugenda muri disipurine. Ibyo bintu hari amabombo, hari iki, hari ukugenda urya, ibyo bintu byose rero nta kintu na kimwe wemerewe gushyira hehe mu ishyamba. Ati rero byagenze biti, twaramanutse turamanuka muri urwo rugendo rwose nababwiye twerekeza he kuri Kanopi. Dore ngo turahageze rero, urumva bari abantu b'ingeri zose, abasore, abakobwa, abamama, mbese abantu bose bagiye batandukanye. Ubwo rero kujyayo bisaba ngo hagendaho abantu batanu kugira ngo mubashe kugenda neza, kuko hari ukuntu mujyaho muri benshi mukaba mwahegama cyangwa se iki, nyine babikora mu buryo buri nyine ibintu biri disipurine. nabwiye ngo ni disipurine idasanzwe. niba bavuze ati muragenda turatwara timu abantu batanu kuri Kanopi, ubwo nyine 5 ba mbere baragenda. Ariko ndakubwiza ukuri ko mushobora gutangira urugendo mwari abantu nk'icumi. ubwo ariko 2 ba mbere b'inkwakuzi batagira u Rwanda, ndabwiza ukuri ko kuri Kanopi hasaba nyine umuntu utafite ubwoba muri we, wumva ko nta kibazo, nyine uri alez, nyine umva nta kibazo na kimwe ufite. Kuko hari ukuntu abantu bakora amakosa bakumva bagiye kuri Kanopi, noneho hari ahantu hambere ho haroroshye, noneho hakaba hakabiri hagati na hagati. Aho hantu rero n'ikintu umugida akubwira ngo ntushake kureba hasi. Niba uzi wenda ugiye ikibazo cyo kuzungira isereri cyangwa iki, niba icyo kibazo kigira nturebe hasi, nyine kuko ushobora kwareba ukumva urazungereye. So rero ugasanga abantu kondisiyo babahaye barashaka kwirebera hasi, nyine umva ni hejuru cyane, akumva ashatse kuhareba. Noneho rero umuntu wese wagiye ubigerageza none asanzwe afite n'icyo kibazo, byabaye ibibazo birebire. Abamama bumva n'abaraga bararaga. So gusa nyine njye ku ruhande rwanjye nyine nk'umuntu njye numva rero nabishegeye kamera, numvaga narabishaka, sinigeze narumva ngo ndi kugenda ngo hejuru ngo turahengamye. Numvaga nshaka kwirebera, nkareba no hasi. Ariko ubwo abantu bari inyuma yanjye we, ndababwiza ukuri ko yaravuze ati nyagasani ubarengere, kuko hari ukuntu ujyana n'umuntu hejuru ukumva wowe gutambuka ntabwo bikunda neza, akavuga ati ntibikunda, sindi busubira inyuma, sindi ndicaramo hagati na hagati, kandi urumva n'ibintu bitabaho. Urumva inyuma hari abantu, imbere hari abantu. So uko rero ugenda utinda utinze bagenzi bawe, abari imbere bakagenda bategereza ko baba bagomba kubazengurukana mwese, bagenda baganiriza ku bintu runaka. So abantu rero bagiye bagira ubwoba, ariko ngewe ku ruhande rwanjye narishimye kuko numvaga nk'abantu mwe ndabashishikariza kuzajya kuri Kanopi muri Nyungwe, mukareba ukuntu biba bimeze. Gusa rero umuntu ufite ubwoba, ugira ubwoba, akajya avuga ati mana yanjye sinzareba hasi, sinzareba nzagenda ndeba imbere, bisaba ngo iyo ugira ubwoba bisaba kugenda ureba imbere. Noneho abamama bagira ubwoba se cyangwa abakobwa bagira ubwoba, n'abapapa nabonaga ari n'abagabo bagize ubwoba. Bisaba rero kuba kondisiyo ubundi baguha kutazikurikiza, nicyo kibazo cyawe. So ubwo rero twagiye kuri Kanopi turakomeza turagenda, ko twagiye mu masaha y'umugoroba, ko twashaka gukora night walk. Noneho ubwo rero ni ijoro nyine ryo kugenda mu ijoro muri Nyungwe. Niba habaho ikintu cyiza cyanshimishije mu ijoro muri Nyungwe, muri kugenda nta muntu uvuga nari udutoroshi nyine baha amatoroshi. Niba hari urugendo nagize ngo ndishime kugenda nijoro muri Nyungwe, ariho mubona dusimba dutambuka n'iki, twaragiye turagenda ariko njye ngumva ndishimye, ni ibintu byiza bibaho pe. Ubwo umunsi wa mbere warangiye gutyo ko byarangiye, n'ubundi tuvuye muri iyo network turagiye, byabaye ngombwa ko dusubira hejuru, buri wese nyine arataha, njye naratashye. Ariko noneho kwa kundi wagiye mu rugendo hari hakonje, kubw'amahirwe ahantu nari ndi kuba
bafite fireplace hahantu nyine bashyira ujya nko kota. Agiye njya muri dushe ndagaruka njya kurya, mvuye kurya mfata akantu mfata amazi njya kwicara nyine njya kota, mva hahandi uhava wumva waruhutse mu mutwe nyine njya kuryama. Ariko niteguye ko n'umunsi wa kabiri nzongera nkasubukura urugendo, kuko deje umunsi wa kabiri nagombaga kujya kuri waterfall. ubwo aho ni ahantu bita Ndambarare, ahantu haba amazi aba amanuka nyine, ngira ngo abantu benshi barahazi. naho ni parti ya Nyungwe, naho ni mu bice abantu benshi baba bagiye gusura Nyungwe batemberera, ahantu heza cyane pe. amazi, hari abahanzi benshi b'abanyarwanda bagiye bahasohorera indirimbo, yewe n'ubu nawe uri kunyumva ushobora kuba uri umuhanzi. aho hantu hitwa Ndambarare, ushobora kujyayo ukaba nyine wahasohorera indirimbo cyangwa ukahakinira filime. ariko numbaze ngo bisaba ngo wenda ubanze ukabimenyesha, kuko naho urabanza ukagenda ukongera ukiyandikisha, hanyuma bakabahereza abantu babajyanayo. umva mu gashyamba keza cyane, ahantu heza, umva guca mu cyayi hatuje, umva ari nako wirebera ibidukikije, ibyiza bitatse u Rwanda. gusa ndashimira abanyarwanda pe, hari uburyo ki twagiye dusigasiramo ibidukikije byacu. noneho ahantu hose utambuka, ya miti ya kera, ya miti nyine, uburyo ibintu by'ibimera bisigasiwe, uburyo hari inyamaswa runaka udashobora kuba wabona i Kigali cyangwa se ahandi hantu, ariko wajya muri Nyungwe ugasanga zirahari. ya miti uba ukeneye ukabona irahari, ukavuga ati hano hantu ni sawa. ubwo rero twaragiye tujya kuri waterfall, byari ibihe byiza. abifotoza barifotoza, abagira gute, abatembera. umva ni urugendo nagize muri uyu mwaka wa 2024. ndavuga nti cyakora pe, u Rwanda ni rwiza. mbere yo kujya gusura ibindi bihugu, ni byiza ko wajya ubanza ugasura n'iwanyu ukareba ukuntu bimeze. so ari naho njye mburiraho no gushimira abantu mwese mubasha gusigasira no kurinda ibidukikije, ko naje gusanga ko ibidukikije bidahari. naravuga ngo ari igihe abantu bicara ngo hamaze iminsi ngo hari ubushyuhe, hari ahantu ugera rwose kubera ibidukikije n'akaviyu gahari, ibiti bihateye, ubwo bushyuhe ntunabwumve rwose, ukumva ni ibintu biri byiza cyane. so ndabashimira abanyarwanda uburyo ki nyine tubasha gusigasira ibyo biti byacu bya kera, ibidukikije, inyamaswa zigiye zitandukanye. nanashimira n'ubuyobozi rwose bw'igihugu bugenda budufasha kugira ngo tubashe kujijuka, tubashe kumenya ikibi n'icyiza. niba ukoze iki, niba ugiye guca igiti wibuke ko niba uciye igiti wangije ibidukikije, niba ukoze ibi nyine byose ubitekerezo. urugendo rwanjye naragiye, ndababwiza ukuri ko nahagurutse umunsi wo gutaha, nahagurutse Nyungwe saa 3 z'ijoro. hano urugendo rwari rurerure inshuti zanjye, ngaruka i Kigali, hahandi gusinzira byanga, kugenda bikanga, gusa nyine ukicara mu modoka, nta kindi kintu wakora usibye kwicara ukumva umuziki utuma utuza. ndageze i Kigali saa 9 n'igice za mu gitondo. ariko uko ibyishimo nari mfite, numvaga umutwe wanjye wararuhutse, nta kibazo na kimwe mfite, nyine muri njye nta kibazo na kimwe mfite. so umutwe wanjye uri fresh. naratashye kugera mu rugo nka saa 10. urumva gutaha kugera Kigali saa 9 n'igice, Nyabugogo niho nahageze. ayo masaha saa 9 n'igice, nageze mu rugo nka saa 10. nageze mu rugo nka saa 10 ndaryama, nararyamye koko
ariko naryama nkabirota nkahita nibuka ahantu narindi. Ni ukuri ndabasabye muze dutembere u Rwanda, dutembere igihugu cyacu, kuko niba habaho ibyiza bibaho nabonye n'ibyiza bitatse u Rwanda. Abanyarwandakazi abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda ndabigize, ni ukuri tujye dusura ibikorwa byacu, tunibuke no kubisigasira cyane cyane ibidukikije, kugira ngo tujye tubasha nyine gutemberera, dutemberera ahantu heza. Niba umunyamahanga yaje kugusura, umutembereze, umujyane mu bice bigiye bitandukanye. Dufite ahantu henshi nyaburanga twasura, dufite ingoro nyinshi ushobora gusura. So ni byiza rero, uyu munsi rero nifuje kubagezaho iby'urugendo nagize, rwari iminsi 3. Iyo minsi 3 yose ni iminsi nagiriye ibihe byiza, ni ahantu nagira ibihe byiza rwose. Ndavuga ati wow, ibintu ngomba kubiyaganiriza. Ndavuga ati ubutaha noneho nk'abantu mwese mukurikira Niva Paula Vlog, abantu bose munkurikira, abantu mwese munkunda, tuzabipanga tujyane twese, noneho mwirebere ko ndi kubabwira atari imibeshyo. Murebe ukuntu bimeze, rebe ukuntu igihugu cyacu kimeze, umutekano usesuye. Sinzi uburyo nabibabwira. Ntunagushimira wowe wabashije kumva urugendo rwanjye kugera ku munsi wa nyuma. Niba utaranakora subscribe, aka niko gahe, ni nako kanya, niwo mwanya nyine ubonye kugira ngo niba waranacikawe ube wama subscribe, like, comment na sharing, kugira ngo n'ejo cyangwa ejo bundi ibindi bintu byose ndi gutegura kujya mbagezaho bijye bikugereraho ku gihe. Ndabakunda cyane.